bamwe bati byari ibyishimo bitagira uko bisa, abandi nabo bati wari umunsi w'amateka ku mpande zombi. Ni impande ebyiri ngiye kuza kuba niganiriraho nk'uko wamaze kuba wabibona. Ni Platini Nemeye cyangwa se Nemeye Platini ukunze kwiyita P Wenjo Baba impamvu ndavuze bibi ni baba bamwita Wenjo Baba. Platini Nemeye yagize gutya ku tariki ya 27 ati ndagomba gushinga urugo mu buryo bwemewe, noneho mu buryo rusange byemewe na buri muntu uwo ari we wese, haba ku muryango ndetse n'ahandi hose urumva ni uburyo bwo gukora ubukwe bwanyabyo. Ni mu gihe Platini Nemeye cyangwa se akunda kwiyita P Wenjo Baba, uyu mutipe harashize igihe gito avuye mu murenge, abantu bavuga bati kabisa Platini yagiye gushinga urugo, abandi bavuga bati bamwe ugasanga hariho n'abatabyemera ntibabura, ariko Platini yaprovinze ko uyu munsi noneho wari umunsi w'amateka, wari umunsi wiwe, nk'uko yabigaragaje muri poste ziwe yashize kuri Instagram zuzuyemo amafoto menshi cyane n'amagambo y'urukundo agaragaza nyine urukundo rwiwe n'umukunzi we. Yagize ati Ingabire rero uyu munsi tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021, yongeraho utuntu tw'utu emoji tugaragaza nyine kari ugusinya cyangwa se kari ibintu binyuze mu mategeko. Ati ni wacu Imana yaduhaye, ngo ati munsi tariki ya 27 z'ukwa gatatu 2021 ni wacu Imana yaduhaye, ngo duhore twibuka ko iyo ubwayo ari urukundo. Ati inshuti zanjye muhe ikaze urubavu rwanjye Ingabire Olivia. Mu magambo menshi cyane cyangwa se mu bitekerezo byinshi cyane by'abantu bakurikiranye iyi post cyangwa se abantu bagize icyo bavuga kuri post, harimo Igorma abantu yagize ati baba na mama ati kabisa ibintu byose byanyu meze neza ndabikunze cyane. Ngabo yagize ati Wenjo Baba, ndetse n'abandi benshi cyane batandukanye babashe kugira ibyo bavuga. Ubu ni ubukwe benshi bavuga bati ubu bukwe ni ubwa mbere mu mateka tubonye ubukwe bumeze gutya, ni ubwa mbere ubukwe bw'umu-artist w'umunyarwanda buteguye gutya. N'ubwo wabonaga ko ibintu byose ari ubururu n'umweru, ubona ko abantu babwitabiriye bameze neza cyane, ibyamamare bitandukanye ba David Bayingana, ba Prima Ishimwe, ba Knowless, n'abandi benshi cyane, ba K John, ba Patikope, bose n'abantu bari bamanutse bavuga bati ubu bukwe tugiye kubwitabira, bavuga bati tugomba kuza tumeze neza. Ntabwo bizi bari bitwaje agasenda, ariko bari bameze neza cyane, wabonaga ko ari ubukwe bumeze neza. Witwa Prima Ishimwe yamuhaye agatima ndetse amubwira ati muhungu wanjye komeza ujya imbere cyane. Rafiki Choga Star, uyu nguyu ni mubi cyane, mwese nta muntu utamwemera. Choga ati congratulations, ashyiraho utu emoji twerekana urukundo afitiye Wenjo Baba. Abandi n'abantu benshi cyane ku bitekerezo byinshi cyane mu gihe kitarenze amasaha 3 iyi poste umuhungu Wenjo Baba maze ayishyizeho. Abantu benshi barimo baravuga ibintu byinshi bitandukanye, bamwe bati muzabyare hungu na kobwa, uwitwa Anku ati urugo ruhire, uwitwa Naumwiza ati welcome Ingabire mwiza turakwishimiye, ati Gihozo Larissa ati Kongs Baba, witwa Marie Sunshine ati congratulations, ndetse Fafagauz ati Kongs G, n'abandi ibitekerezo byinshi cyane. Buri muntu wese afite uburyo arimo aragenda afelicita Wenjo Baba. Ati felicitation yati ubahwayo Baba, uyati Bab Kongs kweli ni Mr. Ezra uyati
Congratulations you baba the cat vivo baba la the cat update ati congratulations shiraho nuti emoji twinshi cyane nuvuga ngo n'abantu benshi n'ibitekerezo byinshi cyane uyu nguyu mu bitekerezo ati congratulations dear brother Platini P Olivia twamwakiriye muri family Imana izabubakire izabane namwe muri urwo rugo mutangiye n'ibitekerezo byinshi ariko ubona ko bose positive vibe ari zimeze neza ndakeka amafoto nanjye ni kugendanya bashyira muragenda muyabona neza urabona uburyo abahungu bose bari bambaye neza urabona uburyo ubukwe bwari buteguye kumutegura umeze neza cyane n'ibitekerezo ndagenda mbibarebera by'abantu benshi batandukanye yitwa Ntwari 2050 ati baba huyo ndo mama ati ibintu byose bimeze neza cyane yitwa Bikoko 43 tumuhaye ikaze ni ukuri Nyagasani azabubakire muzabane kuko ngo n'abantu benshi nizere ko no kuri YouTube mukandi tugiye kuba tubibona Bahati Makacha 250 Kongs baba n'abandi benshi bagiye bifuriza wenjo baba umunsi mwiza cyangwa se ubukwe bwiza. Safi Madiba poster yiwe yagiraga ati congratulations my big brother ndetse na Pierre amusubiza ati thank you my big bro. Nukuvuga ngo n'urukundo n'ibintu byiza cyane n'urukundo muri industry abantu bose barishimye nta muntu n'umwe babaye abantu bose tumeze neza cyane. Congratulations P at me all may the Almighty God be the foundation of your new life ahead. We are very proud of you Olivia. Welcome to the family. Yitwa DDMK uyati Michael iradukunda ati felicitation fellow que de Dieu pour votre union ati ni byintu byinshi cyane. Trezor Official ati Imana izabubakire Bisengimana Music ati Costa se baba uyati kimenyi Santine ati inshwi so lovely man congratulations. N'abantu benshi cyane bakomeje kugenda bereka wenjo baba urukundo bakomeje kwereka P urukundo bakomeje kumwereka ko bafatanyije nawe mu rugendo rushya yatangiye rwo kuba umugabo mu bundi buryo kubera ko n'ubundi P ntabwo avunga ntabwo yari umugabo kubera ko umugabo wundi ni umuntu ufite icyo afashije abantu kandi ndahamya ko hari imiryango myinshi iriho kubera ko P akora umuziki. Ndahamya ko turi abantu benshi nanjye ubwangerekanishiremo turi abantu benshi turya kubera ko artist runaka ariho turi abantu benshi tumeze uko tumeze kubera ko umuziki nyarwanda akakanya ufite fondation yindi wamaze kugeraho ari nayo itumye muri uyu muziki twese mu buryo butandukanye turiho kandi ugasanga tubayeho neza turishimye mu buzima butari hejuru cyane ariko nanone mu buzima budashiriritse ugasanga abantu benshi bafite abahuriye n'umuziki hari uburyo ki busanga bimeze neza. Yitwa Rutaganda Official akora kuri Royal FM at congratulations P karibu mu muryango mugari brother ati yitwa Valentine ati blessing to a newly married couple Platini P Official yitwa Carolise Alexandra ati congratulations baba mama karibu sana. Yitwa DJ Pius ati congratulations P ashiraho akayimuji k'urukundo. N'abantu benshi n'abantu b'ingeri zose nta muntu n'umwe muri industry nta muntu n'umwe utari wishimye. Alex yarahari witwa Syntax yarahari n'abantu benshi babashije kwitabira ubukwe bw'umuvandimwe Misienne Marie Platini. Ariko icyo twambwira ni kimwe Platform KW 250 na family ya Platform KW 250 turambwira tuti congratulations P move forward komeza urugendo watangiye P. You are the one of the greatest artists hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi twizere ko ari nako bizakomeza ku itariki ya 20 z'ukwa gatatu 2021 nibwo uwitwa P yabashije kuva mu murenge. Uyu munsi ku munsi w'ejo ku itariki ya 27 z'ukwa gatatu nibwo ubukwe bwabaye ku mugaragaro. Urumva nyine byanze kunze habajemo gukurikiza ingamba z'uko nta bantu nyine benshi bagomba kwitabira ubukwe ariko ntibyabujije impara gucuranga cyangwa se ntibyigeze bibuza uwo bita Messienne Platini gukora ubukwe kandi ubukwe bwiwe bukagenda neza.